only based on mathematics. Can you keep quiet? I don't want to. It is a fault, so amateka y'uburezi mu Rwanda saya none kuko kera abanyarwanda bagiraga uburezi gakondo aho ingimbi n'abangavu bajyanwaga mu itorero no mu rubohero bakigishwa indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda bikabategura kuzavamo abagabo batabarira igihugu n'abagore bacyambarira impumbya. Uyu munsi ni munyemerere turebere hamwe urutonde rw'abaminisitiri bamaze kuyobora Minisiteri y'Uburezi kuva nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Minisiteri y'Uburezi ni imwe muri minisiteri zizwiho guhindagurika cyane ko abaminisitiri bayiyobora. Ufashe imyaka 31 ishize guverinoma y'ubumwe igiyeho ukagabanya n'umubare w'abamaze kuyobora Minedike nibura buri umwe yaba yarayiyoboye imyaka 2. Ni minisiteri imaze kuyoborwa n'abaminisitiri 17 kuva nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ahangaho umuntu wayoboye Minisiteri y'Uburezi bwa mbere ni Minisitiri Rwigema Pierre Celestin, niwe wabaye minisitiri wa mbere w'uburezi nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yayoboye iyi minisiteri hagati y'1994 kugeza 1995 ubwo yarahiraga kuba minisitiri w'intebe. Pierre Celestin Rwigema niwe wongeye gutangiza amashuri ku mugaragaro nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, nyuma y'igihe yari amaze afunze kubera ibibazo byari mu gihugu muri icyo gihe. Icyo gihe Dr Joseph Nsengimana yari minisitiri ushinzwe amashuri makuru, naho Rwigema Pierre Celestin ashinzwe abanza n'ayisumbuye. Nubwo bisa nkaho yari mu gihe kimwe, reka tuvuge kuri Dr Nsengimana Joseph. Dr Nsengimana Joseph utaratinze kuri uyu mwanya ubundi yari minisitiri ushinzwe amashuri makuru, naho Rwigema Pierre Celestin ashinzwe abanza n'ayisumbuye. Nyuma y'abo bagabo bombi hahise hajyaho Minisitiri Laurent Ngirabanzi yasimbuye Dr Joseph Nsengimana, bidatinze nawe asimburwa kuri uwo mwanya na Colonel Joseph Karemera. Colonel Joseph Karemera ni umugabo utaratinze ku buyobozi bw'iyo minisiteri. Mu gihe gito yamaze muri izo nshingano nta wakwibagirwa uko Colonel Dr Joseph Karemera yaciye diplome za bamwe mu bari bararangije ayisumbuye avuga ko zitujuje ibisabwa n'ireme ry'uburezi igihugu cyifuzaga kugeraho. Impamvu yo guca izo diplome nuko icyo gihe abayobozi b'ibigo batungwaga agatoki ko gutanga amanota mu buryo budakurikije amabwiriza ya Minisiteri y'Uburezi. Dr Karemera yavuze ko hari abahawe diplome nta bumenyi buhagije bafite, hari abakopeye ndetse hari n'abongerewe amanota. Ibyo byatumye diplome zabo zicibwa. Guca diplome byafashwe nka sekirego, ari nabyo byatumye itangazamakuru ribaza Colonel Dr Karemera icyo gihe wanahimbwa akazina ka Colonel Nyamuca niba ntabwo bafite bwo guhagarika ikintu nk'icyo, maze arabasubiza ati ufite intare nayiziture. Hari n'abavuga ko nyuma yaho yaba yarasuye yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, abanyeshuri bakamubaza uburyo diplome zicibwa kandi kuzibona bivunanye, maze akabasubiza babwira ko bagiye muri politike basanga ari minisitiri, mu gisirikare bagasanga ari koroneri, mu bijyanye n'uburezi bagasanga ari dogiteri. Rero asubiza ati ibyo nakoze nabitekerejeho. Nyuma ya Dr Joseph Karemera hahise hajyaho Minisitiri Emmanuel Mudidi. Mu 1999 nibwo izina Emmanuel Mudidi ryumvikanye ahawe inshingano zo kuyobora Minisiteri y'Uburezi. Ni umugabo utarigeze yemeranwa na benshi kuri politike y'uburezi bijyanye n'ikigero cy'ireme ry'uburezi, aho yakuyeho gahunda yo gusibiza abanyeshuri batsinzwe, ibyo bise promotion automatic cyangwa se promotion automatique. Muri slogan yigira iti nta mwana w'umuswa ubaho, nta mwana utsindwa, hatsindwa umwarimu. Ibyo bisigisigi byo kwimura umwana udashoboye byakomeje gukurikirana ireme ry'uburezi kugeza ubwo bivugwa ko kenshi umunyeshuri arangiza kaminuza atazi kwandika ibaruwa isaba akazi, umwana akarangiza amashuri abanza atazi kwandika izina rye. Nyuma ya Emmanuel Mudidi hahise hajyaho Professeur Romain Murenzi. Professeur Murenzi niwe wayoboye Minisiteri y'Uburezi igihe kirekire kuko yahawe izo nshingano muri 2002 asimbuye Mudidi Emmanuel, azisimburwaho mu 2006. Professeur Murenzi niwe wazanye politiki yo guteza imbere siyansi n'ikoranabuhanga mu mashuri. Nyuma ya Minisitiri Murenzi hahise hajyaho Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc. Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc yagizwe Minisitiri w'Uburezi mu 2006 asimbuye Professeur Romain Murenzi.
ari mu baminisitiri bari bafite intumbero zo guteza imbere uburezi, aho mu gihe cye ariho hagaragaye kutajenjekera abana bitwaraga nabi. Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc ni minisitiri wavuyeho kuri minisiteri y'uburezi mu 2008 ahabwa izindi nshingano zo kuyobora minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Nyuma ya Mujawamariya Jeanne d'Arc hahise hajyaho minisitiri Dr Daphrose Agahakwa. Dr Daphrose Agahakwa ari mu bayobozi batatinze ku buyobozi bwa minisiteri y'uburezi kuko yahawe izo nshingano muri 2008 asimbuye Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc azikurwaho muri 2009. Nyuma ya Dr Daphrose Agahakwa hahise hajyaho Dr Charles Murigande. Dr Charles Murigande yagizwe minisitiri w'uburezi muri 2009 asimburwa muri izo nshingano na Dr Pierre Damien Habumuremyi muri 2011. Dr Habumuremyi ari mu buyobozi bamaze igihe gitoya ayobora minisiteri y'uburezi, aho yahawe izo nshingano muri Gicurasi 2011 asimbuye Dr Charles Murigande. Ku itariki 7 Ukwakira 2011 agirwa minisitiri w'intebe asimbuye Bernard Makuza. Bisobanuye neza yuko yavuye kuri izi nshingano za minisiteri y'uburezi ahita agirwa minisitiri w'intebe. Nyuma ya Dr Pierre Damien Habumuremyi hahise hajyaho Dr Vincent Biruta. Dr Biruta ni umwe mu bayoboye minisiteri y'uburezi igihe gisa naho cyenda kuba kirekire, aho yahawe izo nshingano muri 2011 azikurwaho muri 2014. Dr Vincent Biruta azibukirwa kuri politike yo guhuza amashuri makuru ya leta na kaminuza nkuru y'u Rwanda bigahinduka kaminuza y'u Rwanda UR. Ku buyobozi bwe ni nabwo abanyeshuri bagera ku 6186 bari barasimbutse icyiciro rusange badakoze ikizamini kibemerera kwiga mu wa 4 basubijwe inyuma kujya kugikora, kandi benshi bari barageze no muri za kaminuza. Nyuma ya Dr Vincent Biruta hahise hajyaho Professeur Silas Rwakabamba. Nyuma y'uko asimbuye Dr Vincent Biruta ku buyobozi bw'iyo minisiteri y'uburezi, Professeur Rwakabamba nta gihe kinini yamaze muri izo nshingano kuko yayiyoboye amezi 11 gusa, kuva muri Nyakanga 2014 kugeza muri Kamena 2015. Nyuma ya Professeur Silas Rwakabamba hahise hajyaho Dr Musafiri Papias Malimba. Ku mugoroba wa tariki 24 Kamena 2015 nibwo Dr Papias Musafiri Malimba yagizwe minisitiri w'uburezi asimbuye Professeur Silas Rwakabamba. Ni minisitiri utaravuzweho byinshi bigaragaza impinduka zo yari yasimbuye kugeza ubwo asimbuye kuri uwo mwanya ku itariki 7 Ukuboza 2017. Nyuma y'ubuyobozi bwa Dr Musafiri Papias Malimba hahise hajyaho Dr Eugene Mutimura. Dr Mutimura yahawe inshingano zo kuyobora iyi minisiteri ku itariki 6 Ukuboza 2017. Dr Mutimura yaranzwe no gukanga cyane abayobora kuko yagiye agaragara kenshi akubita abarimu n'abayobozi b'ibigo by'amashuri akabikorera imbere y'abanyeshuri. Nyuma ya Dr Eugene Mutimura hahise hajyaho Dr Uwamariya Valentine. Yagizwe minisitiri ku itariki 28 Gashyantare 2020 afatwa nk'umunyabigwi, ahashimwe cyane nawe yari ashinzwe kurebera abarimo abarimu cyane cyane ko yabafashije kumwenyura nyuma y'uko bakiriye inkuru nziza y'uko umushahara wabo wikubye kabiri. Ni umuyobozi utaratinye kugaragaza igitsure kugeza no ku buyobozi bukuru bwa kaminuza n'amashuri makuru, aho ku ngome hafashwe icyemezo cyo gukurikirana kaminuza zitujuje ibisabwa, zimwe muri zo ziranafungwa burundu. Ku ngoma ye Dr Uwamariya nibwo gahunda yo gutangira amasomo saa 3 yagiyeho. Ni gahunda byavugwaga ko ije gusubiza ikibazo cy'uko abanyeshuri bazindukaga mu museso wa kare kandi igihugu gishaka ko bazajya biga rimwe ku munsi. Nyuma ya Dr Uwamariya Valentine hagiyeho Twagirayezu Gaspard. Yabaye minisitiri wa 16 muri minisiteri y'uburezi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Yagizwe minisitiri ku wa 2 tariki 22 Kanama 2023, ariko n'ubundi atavuye hanze yayo yari asanzwe yibereye umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye. Nyuma ya Twagirayezu Gaspard ubu hari Dr Nsengimana Joseph. Dr Nsengimana Joseph yahawe inshingano zo kuyobora minisiteri y'uburezi ku itariki ya 11 Nzeri 2024. Dr Nsengimana Joseph amaze gukora impinduka zitandukanye, aho yashyizeho gahunda y'uko abanyeshuri biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye bazajya batangira amasomo saa 2 za mu gitondo aho kuba saa 3 nk'uko byari bimaze kumenyerwa. Ngayo nguko ngibyo byo wamenya kuri iyi minisiteri y'uburezi, minisiteri imaze kuyoborwa n'abaminisitiri 17 kuva nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu munsi mu 2026 ni minisiteri irimo iratezwa imbere cyane kugira ngo harebe yuko hakubakwa ireme ry'uburezi rirambye nubwo hatajya habura inzitizi zibangamira iterambere ry'uburezi.
reka mbashimire mwese. Dive Irakoze nje niko nitwa, naho ubutaha.